Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwandakazi, amahoro y'Imana abane namwe. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana, akagari ka Gitisi mu mudugudu wa Nyarugenge, haravuga umugabo washyinguwe ariko bwacya akigaragaza akavuga yuko atari we washyinguwe, akarakara cyane akibaza impamvu bavuga ko bamushyinguye kandi ataritabye Imana. Uyu mugabo amazina ye ni Hakizimana Sirasi, ni umugabo ufite umugore n'umwana umwe. Uyu mugabo kuwa mbere Gicurasi 2024, uyu mugabo yagiye guhahira urugo, ajya gushaka akazi ko guhinga mu mayaga i Nyanza, ariko Hakizimana kuko atari afite telefone n'umugore we akaba atagira telefone, yaje gukoresha telefone y'umuturanyi avugana naho yari agiye gukorera ako kazi, bemeza yuko agiye gukora ako kazi. Gusa ariko Hakizimana aho yagiye ntabwo yigeze agerayo. Ubwo munsi yagiyeho hari kuwa gatatu icyumweru gishize, aho yagiye b'abaturanyi barongeye barahamagara bati Hakizimana ntabwo yigeze agera inaha. Kuwa gatanu nabwo bigenda uko, nuko umuryango urahangayika bibaza aho Hakizimana yaba yaragiye. Hagati aho haje kuboneka amakuru ava mu bitaro bya Nyanza ko hari imirambo y'abantu bahitanwe n'ibiza, ba nyirabo bantu batakarije ubuzima mu biza bakaba baragiye kubafata, ariko ngo hakaba hari umugabo umwe wasigaye mu bitaro bya Nyanza udafitiwe imyirondoro, abo mu muryango we bakaba batari bigaragaza. Ayo makuru yaje kugera mu muryango wa Hakizimana, bahita bavuga bati Hakizimana tutazi aho aherereye, wasanga ari uri muri ibyo bitaro bya Nyanza. Iyo mibiri yari iruhukiye mu bitaro bya Nyanza, yatoraguwe mu mugezi uri hagati ya Nyanza na Ruhango, ku gice cy'amayaga Hakizimana yari yagiye gushakiramo amaramuko. Bakavuga bati byanze bikunze uwo ni Hakizimana. Ibyo rero byahise bituma kuwa gatandatu, ubwo hari tariki ya 5 Gicurasi 2024, abo mu muryango we barimo abo bafitanye isano ya hafi, barimo umugore we, mushiki we ndetse na mutwara sibo n'abandi, bagiye kuri ibyo bitaro kugira ngo koko bemeze ko uwo muntu ari uwabo. Nuko baragenda bareba batanu babanza kureba, batanu bamwitegereje babona niwe, babwira n'umugore aragenda areba basanga niwe, gusa isura ntabwo yari iri kugaragara neza. Bitegereje amaboko, intoki n'ahandi, basanga niwe. Uwo muntu akaba yari yambaye uko yavutse, kuko nta mwenda yari yambaye. Bakimara kwemeza rero ko ari we, ibitaro byahise byemeza yuko biraza gufata ibikumwe by'uwo munyakwigendera, hanyuma bugacya baza gutwara umurambo kugira ngo bajye kumushyingura. Ku cyumweru ubwo hari tariki ya 6 Gicurasi 2024, bagiye gufata umurambo, gusa kuko uwo muryango udafite ubushobozi bwinshi, ibitaro byari byanze kubaha umurambo kuko batari bafite uko baramutwara. Hanyuma baza gufashwa n'inzego z'ubuyobozi, bafashwa gutwara uwo murambo w'uwo nyakwigendera. Bamutanze ku mugoroba wo kuri icyo cyumweru, bahita bataha bihuta, bahita banamushyingura muri iryo joro. Bugicya mu gitondo haboneka icyitwa nk'igitangaza. Mu gitondo cya kare, ubwo ni kuwa mbere tariki ya 7 Gicurasi 2024, Hakizimana Sirasi yahise yigaragaza. Ubwo nyine cyari icyo gitondo yari awashyinguwemo. Umuntu wamubonye bwa mbere yari umunyonzi, ngo yahise anyonga cyane yihuta, yiruka kibuno amaguru kuko yabonaga abonye umuzimu. Hakizimana Sirasi yibajije impamvu abantu bari kumuhunga, abamubonye bose bakirukanka, abana bamwe bagahurura, bakibaza ukuntu umuntu baraye bashyinguye yabagarutse. Abantu barikusanyije bo baza guhurura, Hakizimana ararakara cyane yibaza ukuntu bamushyinguye, agera naho baraye bamushyinguye ararakara cyane yibaza ukuntu bamushyinguye. Ibyo byaje rero gutuma ubuyobozi bumushyize mu kagari kugira ngo haboneke umutekano, hatagira ikibi kiba. Umugore we ariko hagati aho akimubona yarirukanse cyane, arirukanka cyane ahita agwa muri koma. Yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Ruhango, nyuma yaje kuva muri koma ariko n'ubu aracyanegekaye. Hakizimana yaje gukurwa mu kagari, noneho abaturage barisanzura bavugana nawe, abatekereza uko byagenze, ariko nanone mu gusobanura kwe ntasobanure neza aho yari ari. Akaba yaravuze yuko aho yari yagiye gushakira umugati byarangiye atariho agiye akajya ahandi. Nuko rero kuko nta buryo bwari buhari bwo kuvugana nawe, abantu batekereje ko ari we wahitanwe n'ibiza, bituma bamushyingura nyine batekereza ko ari we.
bukeye arigaragaza, agaragaza yuko atari we washyinguwe. Umuyobozi w'ibitaro bya Nyanza byatanze uwo mubiri w'uwo munyakwigendera, umuyobozi wabyo ari we CP Samuel Nkundibiza, umunyamakuru wa TV wanakimuvugisha, bakamubwira ko bavuga ko ari we wapfuye atari we wapfuye. Yahise abaza umunyamakuru niba yazutse, aravuga ati se ko abantu bemeje ko umuntu ari uwabo, bakamureba bakamuhindukiza bakemeza ko ari uwabo, kandi natwe twamuhawe n'inzego z'ibanze, nta myirondoro nta kintu na kimwe kimuranga. Ubwo rero nta kosa ryabayeho. Ubwo bikaba bivuga yuko hari umuntu waguye mu biza, ariko umuryango akomokamo bakaba batazi ko umuntu yapfuye, cyangwa bakaba baramuburiye irengero. Ubwo abantu bashaka kuba barabuze umuntu bagomba kuba bajya gushakisha, bakamenya niba ari we waba utarashyinguwe aho ngaho. Gusa ntabwo ari ubwa mbere ibintu nk'ibi byaba bibayeho, no mu bihugu bitandukanye bigenda bibaho. Murabyibuka mu bitaro bya Ngororero higeze gutanga umurambo utari wo, i Nyamata higeze gutanga umubiri w'umukecuru kandi bagiye gushyingura umusaza, hari aho bigeze gushyingura umuntu bugacya yigaragaza, akibaza ukuntu abantu bari kuvuga yuko ari we wapfuye kandi atigeze apfa, nawe bikamucanga akibaza niba koko yaba yapfuye, bigatuma ajya kugura fanta n'irindazi kugira ngo arebe koko ko ari umuntu, yaba atari umuzimu. Amaze kubirya abona biramirika, aravuga ati nyamara ntabwo nigeze mpfa, ati nubwo uyu muntu yashyinguwe nasinziriye, ntabwo ari njyewe washyinguwe. Uwo na nyina yaramwitegereje aravuga ati se muhungu wanjye ko twaraye tugushyinguye, ni gute waba wigaragaje? Bivuga ko nyine ibintu nk'ibi bijya bibaho, umubiri w'umuntu ukaba wakwitiranywa n'undi, hagashyingurwa umuntu utari wo. Ni ibi rero byabereye mu Ruhango. Mwakoze kumva iki kiganiro.